Bakunzi b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi rero tuyitangiranye na Willy. Ni mu masaha ya saa sita, Willy ari gutegura ameza. Arategura rero ibintu byose yamara kubishyira ku meza, maze agahita ajya gushaka ibyo kurya. Yashakaga rwose kurya uwo munsi ibyo kurya bya gakondo. Ahita ajya kureba rero umuzamu we, maze akamubwira ati ndashaka rwose kugusaba serivisi. Uyu muzamu araseka agakumbagara ati none se bosi, ati ubundi n'igihe nahoraga ngusaba serivisi none nawe uje kuyinsaba. Willy rero ahita amubwira ati ntabwo rwose ndi mu mikino, ahubwo umva icyo nshaka kugusaba. Ndashaka ko undangira rwose ahantu batekera ibiryo bya gakondo. Ubwo mu by'ukuri tubivuze neza ni nko kumubaza ati ibiryo bya kinyarwanda. Uyu muzamu rero ahita abwira Willy ati ariko bosi, ati wowe ntabwo ubizi, ati amaresitora ateka ibyo biryo ni aya feke, ni ahantu rwose haba hari umwanda mwinshi. Ibyo biryo ubiriye mu nda yawe hakwirirwa havuga bukakwiriraho. Willy rero ahita aseka ukuntu rwose uyu musore aba ari kumutera burage, ariko akamubwira ati ndakomeje nshakira rwose ahantu haba hagerageza, kuko numva nshaka rwose kurya ibiryo by'umwimerere. Uyu muzamu rero abitekerezaho agahita amubwira ati ariko bosi, ati ndabyibutse rwose, ati hari ahantu hitwa kwa Denise, atacururiza ku muhanda, ni aka resitora nyine gateka ibyo biryo nk'ibyo ngibyo ukunda. Ati aho rwose ndakeka ariho wabikura, ati kandi ni aha hafi muri karitsiye. Bosi ati handangire neza njye kubireba. Uyu muzamu rero amurangira, maze Willy agahita afata imodoka akajya kureba aha hantu baba bamurangiye. Agerayo agahita abaza uyu mukobwa aba ahasanze rwose ari kwakira abakiriya ati ni hano se niho kwa Denise? Undi ati yego ni ahangaha rwose mwahageze. Haba ari ahantu ku muhanda hari udutebe tw'ibiti dushaje cyane, ibiryo rwose ubona ko ahantu haciriritse bishoboka byose. Gusa uyu musore Willy aba yijyaniye agaporutamanje. Aragenda rero agahita agahereza Denise, akamubwira ati rero ndashaka rwose ibyo kurya by'umwihariko, ibyo kurya byacu bya gakondo. Amubwira ibyo ashaka, maze Denise ati turabifite ntugire ikibazo, ati uwo rwose ni umwihariko. Willy ati none se bigura ngahe? Ati biterwa n'ibyo ushaka, ati ubwo urambwira wowe ibyo ushaka uko bingana ndakubwira amafaranga. Willy rero ahita amubwira ati uzuza ako gaporutamanje ubwo urampa fagitire nta kibazo. Amushyiriramo rero ibyo yari akeneye byose, maze agataha akabishyira muri bya bisorori aba yateguye ku meza. Ubwo rero aba ari kwitegura sheri we rwose Julie abaje kumusura. Amara gutegura, maze Julie akaba araje, araza bakajya ku meza, maze Julie yakura muri ibi biryo akavuga ati mbega ibyo kurya biryoshye, ati ibi byo kurya biraryoshye ku buryo ntigeze numva. Uyu musore rero Willy nawe akora muri byo kurya, maze akumva ntabwo bibaho, akumva biraryoshye cyane birenze uko yabitekerezaga. Julie rero atangira kubaza Willy ati none se ibi byo kurya bikuye he? Willy ati nabitetse, ati rega njye ndi umutetsi, ati ndazwi, ubundi ni wowe muntu wenyine utanyemera, ati nzi guteka birenze. Uyu musheri we rero arishima akamubwira ati ntabwo nari nzi ko hejuru yo kuba uri umukire, uri mwiza, ufite amafaranga menshi, noneho ufite na karite yo kuba uzi guteka. Ati biratangaje rwose, ibyo byo ntabwo nari mbikuziho. Willy ati uracyatungurwa rero, hari n'ibindi byinshi uzamenya utazi kandi byose byiza. Ati ngiye jya umenya ko nta kintu na kimwe ntazi. Iyi couple rero irafungura rwose, maze bakishima cyane kubera ibi byo kurya baba bamaze kurya. Bahita rero bigira kwiruhukira, maze bagatangira n'ubundi biganiro byabo nk'ibisanzwe. Umunsi wakurikiye rero Willy ajya ku kazi, maze mu gitondo agafata porutamanje. Uyu muzamu we ajya kubona akabona ayishyize mu modoka, maze agahita avuga ati ariko se noneho, ati kuva ryari bosi wanjye yirirwa yikoreye amasafuriya? Ati none ibi ni ibitangaza. Ati ubundi yajyaga arira mu maresitora yegereye akazi ke, none asigaye ajyana isafuriya. Ati noneho ati ndumiwe.
naho rero uyu musore Willy we aba agiye kongera guca kwa Denise kugira ngo yongere afate ibyo kurya ari burire ku kazi, aragenda akabifata rero maze akabijyana. Amasaha yo kurya aragera maze inshuti ye ikaza kumureba iti tujye kurya amasaha yageze, maze agasanga Willy rwose yicaranye porutamanje ari kurya yashishikaye atari kumva n'ukomanga. Uyu mushuti wa Willy ahita amubaza ati kuva ryari se urira muri biro yawe? Ati ya resitora twajyaga tujya kuriramo se yabaye iki? Maze Willy ati cecekere, ati ahubwo uri kunsakuriza, ati rwose uri gutuma ntaryoherwa, ati ibi byo kurya ati nabiguze ku mutetsi uteka rwose mu ka resitora gaciriritse hariya ku muhanda muri karitsiye iwacu, ati ariko ntakubeshye ntabwo urigera urya ibiryo biryoshye nk'ibi ngibi. Uyu musore aseka Willy cyane, ati ariko nawe rwose ati utangiye kujya urya ibiryo byo ku muhanda? Maze Willy ati ngakira nta kibazo uryaho rimwe wumve urambwira, ibyo uri bumbwire nyuma nibyo rwose ndi bufate nk'ukuri. Uyu musore rero aramubwira ati njyewe ndya ibiryo byatekewe ku muhanda? Ati sinshobora. Willy ati nta kibazo ariko byumve rwose ntabwo ari ukurya nyakurya we koramo rimwe gusa. Maze uyu musore ati none se ati ni itegeko? Willy ati yego, ati ni itegeko wowe koramo rimwe. Uyu musore akozamo furushete rwose ubona yabipinze, maze yatamira ati ati nuko bimeze, ahita akurura agaporutamanje akongera agakoramo agatamira akumva bya biryo ntibibaho, ahita agafata kose ka gaporutamanje maze akagafata n'amaboko yombi rwose akamera nk'umuntu uri kugahobera akakiterekaho akarya. Willy agaseka ati ngaho ndakongeje, ngaho basi rya nk'inshuro 5 ariko nsubize ibiryo byanjye. Uyu musore ahita amubwira ati mbega ibiryo biryoshye, ati ntakubeshye nari nayobewe rwose ikintu cyatumye wirirwa wikoreye porutamanje, ati none ndumva ufite ukuri, ati nanjye rwose aha hantu uhandangire kuko nzaba umukiriya, nzasiba yenda kubiharira ariko rwose nzajya mbigura mbijyane mu rugo, ndumva birenze si ukubeshya. Willy ati ntakubwira se? Ati rwose ati uyu mukobwa yaranyemeje. Ku rundi ruhande rero Denise aba ari gufata ibyo kurya bye bya saa sita kuko rwose akazi kaba kagabanutse, maze musaza we agahita aza rwose yarakaye yababaye akabaza Denise ati hari ibyo kurya se bya saa sita? Denise ati banza umbwire ikintu cyakubabaje mbere y'uko nguha ibyo kurya, mbwira ikibazo ufite, ni ikihe kibazo ufite? Uyu musaza wa Denise ahita amubwira ati rwose mushiki wanjye nkunda cyane ubu mfite ikibazo gikomeye, ati hari ahantu nkorera izuba ndetse n'imvura byangiza akazi kanjye rwose, kubera ko hadatwikiriye nta kintu na kimwe mbasha gukora imvura iri kugwa cyangwa hariho izuba ryinshi, ati rero rwose nkeneye kuhatwikira kugira ngo mbashe gukora akazi kanjye neza. Denise ahita amubaza ati none se ati wumvise bisaba nkangahe kugira ngo uhatwikire? Uyu musore ahita amubwira ati rwose ati nk'ibihumbi nka 300 nibyo byabikora. Denise rero ubusanzwe rwose akora bapfundikanya no kugira ngo babeho, ahita abaza abwira uyu musore ati utabeshya urumva ibihumbi 300 twabikura hehe? Ati ayo mafaranga ni menshi cyane kuyabona rwose biragoye. Ahita ananirwa kurya rero maze agafata ibyo kurya yari afite akabihereza musaza we akamubwira ati ndumva rwose apeti nyibuze, ahubwo wowe bawirira umwanya nanjye ndi gutekereza kuri iki kibazo kuko ndumva rwose gikomeye kandi cyane. Umunsi wakurikiye rero Willy ajya kureba Denise maze agasanga ari mu kazi nk'ibisanzwe, ahita amuhamagara ati ngwino nkubwire. Denise araza akamwegera maze Willy akamubaza ati ko hari serivisi nshaka kugusaba se ufite umwanya? Denise ati cyane rwose nsaba icyo ushaka ndakigukorera nta kibazo. Willy ati nagira ngo rwose ngusabe maze untekere ibyo kurya byanjye rwose apana dukeya, untekere isafuriya nyine yose maze uyinzanire mu rugo kugira ngo mbimarane iminsi. Denise ati nta kibazo ndabikora rwose. Willy ati none se byasaba nk'amafaranga angahe?
Denise nawe ati ibyo ari byo byose buriya byasaba nk'ibihumbi 6 cyangwa 7, ati gusa ni 6 ubundi mbaze ibintu bikenewe, ariko nanone nongeraho n'igihumbi kubera ko hari igihe nsanga ibintu byazamutse cyangwa se byamanutse ntawamenya, ati ikindi kandi mba nkeneye rwose n'amakara yo kubiteka, ati urumva ibyo byose rero nabibaze, ati byiza ni uko wampa 7. Willy rero ahita amubaza ati 7 maze ukantekera isafuriya yose se? Denise ati cyane rwose. Willy ahita akora mu mufuka maze agakuramo amafaranga menshi, akuramo ibihumbi 50 maze akabihereza uyu mukobwa, akamubwira ati akira rero maze ubintegurire. Denise aba agikubita amaso aya mafaranga, ati none se, ati boss, ati urashaka ko ndigukorera amasafuriya angahe? Willy ati ni isafuriya imwe rwose irahagije. Denise ati maze ukaba umpaye aya mafaranga yose, atuzi kuko by'inshuro nyinshi cyane nk'inshuro nyinshi cyane, ati urabona nakubwiye ko bigura 7 none umpaye ibihumbi 50, ati ni byinshi cyane. Ahita yongera akora mu mufuka amuhereza n'ibindi bihumbi 20, aramubwira ati ahubwo aya ngaya yo uyagure amakara maze rwose umara iminsi ufite ibyo utekesha, ati wowe nta kibazo n'ayo ngayo kandi yagumane. Denise aramubwira ati boss, ati rwose mbabarira aya mafaranga uyagabanye kuko birakabije ni menshi. Ubwo abakiriya bari bari aho nyine kuko baba ari abo muri ino karitsiye y'uno mukobwa, baba nyine ari abo ku rwego rwe bose, baba bamureba maze bakamubwira bati genda Denise rwose uri umunyamahirwe, umukire yakunze ibyo kurya byawe none arakuremeye. Willy rero abwira Denise ati yabike yose nayawe nta kibazo, ati ahubwo se mbwira ndaza kubona ibyo kurya byanjye ryari? Denise ati ku mugoroba biraba byabonetse. Willy rero ahita agenda agafata telefone maze akabwira Denise ati mpa nimero yawe kugira ngo nze kukuvugisha numve ko rwose byabonetse nze kubifata cyangwa ubinzanire. Denise ahita amubwira ati nta kibazo, ati ahubwo hita umbipa kugira ngo mbone nimero yawe nanjye nyandike ntaza kuyibura ngiye kuguhamagara. Willy rero ahita abikora maze akamubwira ati umunsi mwiza rero, ati ubwo ndagutegereje ku mugoroba, ati ngiye gufata ibyo kurya byanjye. Denise aramubwira ati nta kibazo, ati kandi urakoze, akomeza amubwira urakoze kugeza yinjiye mu modoka akagenda akarenga akimushimira. Arishima cyane rero kuko rwose aba abonye amafaranga menshi aruta kure n'ayo yari gukorera umunsi wose. Julie rero we aba afitanye gahunda rwose na Willy. Ku mugoroba aragenda akajya muri salo, inshuti ze zimuherekeje bakamusokoza bakamumakiya bakamuryoshya rwose, maze yamara kwisiga neza agahita abaza inshuti ze ati murambona mute rero? Ati uri igisasu neza, ati urarenze, ati uri mwiza bikabije, ati rwose Willy yagize amahirwe kukugira. Nawe agahita yireba maze akizunguza ati rwose ni umunyamahirwe kuba mfite, ati gusa nizere ko abizi ko ndi zahabu yigendera. Aba bose rero batangira guseka bati ariko rwose dukwiye no kongera ibiciro, ati kubera ko turi abakobwa beza cyane ubanza n'abagabo turi kumwe tutaba tubakwiye, ahubwo dukwiye abandi barenze abangaba kuko turi ibyuki mu mujyi wose. Julie rero ahita avuga ati ubwo rero niba rwose muhanje kuntunganya reka njye kureba sheri wanjye, ubu rwose arantegereje. Bahita bamubwira bati rero umusuhuze rwose uwo musheri wawe. Ahita agenda yishimye cyane maze akajya kureba Willy. Julie rero agera kwa Willy agahita ahura na Denise ari gusohoka, ni ukuvuga ko ubwo Denise aba yarazanye bya byo kurya. Denise rero ahita abwira Julie ati ni karibu rwose mabuja, ariko agahita afungura yisohokera yigendera. Julie rero arahagarara akamureba akamwitegereza, ariko agahita yinjira mu nzu agakomeza ajya mu gikoni, agahita asanga hateretseyo rwose igisorori kirimo ibyo kurya, ahita ashyira mu kabore maze agatangira kuryaho. Aba ari kurya n'ubundi avuga ati ariko ibyo kurya bya hano rwose ni umwihariko, biba biryoshye cyane bitangaje. Ati noneho ukuntu bihumura, ati bitangira kuguhumurira ukiri muri salo.
akomeza rero ari kurya rwose yenjoyinze, maze Willy akaba araje akamuturuka inyuma agahita amufata mu nda ati mukunzi umeze neza, ati urimo kurya se, ati biraryoshye, maze Julie ati biraryoshye cyane, ati ni ukuri uzi guteka ku buryo buri ntagereranywa. Willy ati nyine ndarenze, ati jya ubyemera. Ubwo Julie ahita amubaza ati none se ati uriya mukobwa duhuye usa nabi asohoka hano ati ninde? Willy ahita avuga ati ati Denise, ati Denise ni umukobwa usanzwe nta mwihariko afite. Julie agahita avuga ati ati noneho reka dukomeze twirire nta kibazo. Noneho Willy agahita abaza Julie ati none se sheri, ati wari unkumbuye se? Julie ati rero ubaza, ati uzi ko ngukumbura rwose nanakirenguye umuryango ndi gusohoka ntaha, ati icyo gihe rwose mba natangiye kugukumbura. Willy rero ahita abwira Julie ati urasa neza, ati urakeye, ati rwose ndabona, ati mva turakeye cyane rwose turabengerana. Maze Julie agahita abwira Willy ati ibi byose ni wowe mbikesha, ati si wowe se uba wampaye amafaranga kandi ukampa menshi kugira ngo njye muri salo zisobanutse, ati niyo mpamvu rwose mba nkeye. Willy nawe ati ni ukuri ni byiza cyane rwose. Julie rero ahita abwira Willy ati twigire mu cyumba, ati kubera ko rwose nari ngukumbuye. Bahita bagenda rero maze rwose bakigira muri gahunda. Umunsi wakurikiye rero Willy aba ari buhure n'umushuti we w'umuhungu w'umusore, maze barahura. Willy akamubwira ati nakubeshye, ati ibintu by'abakobwa bimaze kuncanga, ati urabona Julie rwose ni umukobwa w'inzozi zanjye, ni genre y'umukobwa nakunda, yujuje rwose ibisabwa byose nakenera ku mukobwa, ati ariko ikibazo ati ntabwo mubonamo rwose umutima w'urugo, ati kubera ko icye ni ukwibera mu bintu byerekeranye n'ubumodo gusa, ati wagira ngo ni umumodo nifitiye mu nzu, ati icye ni ukureba imyambarire igezweho, kureba inkweto, amasakoshi, kumenya amasaro rwose agezweho aho basohokera, ati nibyo yiberamo, ntumubaze ikindi gitekerezo. Umushuti we ahita amubaza ati none se Anayere we bimeze bite? Maze ati Anayere rero we mwihorere, we ni urundi rwego, ati icye we ni uburiri gusa, ataba ashaka rwose ko mwibera mu buriri nta kindi, ati nta kindi gitekerezo na kimwe ajya atanga, ati niba ari hano biba binsaba ko duhera mu gitondo tukageza ku mugoroba twibereye mu gikorwa cy'urukundo gusa nta kindi, ati ibyo rero sinabishobora. Uyu mucuti we rero ahita aseka maze akamubaza ati none se ubundi, ati sibyo nawe uba ushaka, ntuba ushaka se kwishimisha? Undi ati oya biba bikabije, ati reka jya umenya ko izo gahunda iyo zikabije zinaniza umubiri, ati rwose uriya mukobwa arakabije. Uyu mucuti we ahita amubwira ati nyamara nanjye ndumva ntazi icyo ukunda, ati ubundi uvuga ko nawe ukunda rwose kwishimisha, ugakunda ibintu rwose bikunezeza, ati ariko se ubundi mu by'ukuri wowe ukunda iki mu by'ukuri ko numva ntazi icyo ari cyo? Uyu mushuti we rero akomeza amubwira ati nyamara ugomba kumenya ikintu ushaka ku mukobwa, niba ushaka urukundo, niba ushaka ubucuti busanzwe, niba ushaka kwishimisha, cyangwa niba umukurikiyeho ubwiza, ugomba kumenya rwose ikikugenza ku mukobwa. Willy ahita amubwira ati mu by'ukuri njyewe ibyo byose uvuze mba mbishaka kandi nkabishaka ku mukobwa umwe, ati kubera ko njyewe ibintu byose ndabifite urabibona, ati ndi boga urabizi, mfite amafaranga, mba ahantu heza, ati ngenda mu modoka nziza, ati ibintu byose ndabifite, ati ariko rwose ibyo bintu byose narabibuze byibumbiye ku mukobwa umwe. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati nyamara biragoye kubona umuntu ushaka uko umushaka, ati kereka rwose ufashe nk'ibumba ukamwibumbira ukamuhagarika hariya, ati naho umuntu ugizwe n'inyama n'amaraso biragoye kuba wamubona uko ushaka nta defo, ati ahubwo icyiza ni uko ibyo byose ushaka ureba rwose ufite nka 3/4 by'ibyo ushaka maze ukaba ari we ufata, ati kuko kubona umuntu wujuje byose biragoye, nawe uwo mukobwa uvuga ntabwo akubonye yabona wujuje ibyo ashaka byose, ati rwose biragoye kuba umuntu mwiza ku bintu byose.
Willy rero akomeza abwira uyu mushuti we ati nyamara njyewe ibintu nifuza ntabwo ari ibintu bigoye, ati njye nifuza umukobwa waba umugore wanjye akaba inshuti yanjye kandi nkaba nshobora kumugisha inama, ikindi tukaba dushobora kwishimana, ati ni uwo nguwo rwose nkeneye, ati kandi ndumva bitagoye. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati ndumva ibyawe bigoye, ati ahubwo ati wanyijyaniye kwa wa mukobwa wa wundi hahandi ujya ugura ibyo kurya. Willy rero ahita amubaza ati urabishaka se? Ati urashaka kujya kurya bya byo kurya? Ati uribuka ariko bwa mbere mbikubwira ukuntu wari waciye amazi? Maze uyu mushuti we ati icecekere, ati biriya byo kurya sinyabyibagirwa na rimwe, ati ahubwo mbabarira rwose unjyane turagenda tubigure turebe aho tujya kwicara tubiharire, nidushaka tubirire mu modoka ariko ndabishaka ntakubeshye. Willy rero ahita amubwira ati nta kibazo ngwino tugende. Willy rero ajyana na mushuti we maze bakajya kwa Denise, baba bataragerayo ariko bakiri kure, maze Willy agahagarika imodoka agafungura ikirahure agahita yereka mushuti we ati dore ni hariya njye ngura ibyo kurya. Uyu mushuti we rero arahareba maze akumirwa ati ni hariya se koko ntabwo wibeshye? Haba ari ahantu ku muhanda hari imitaka yashaje cyane n'udutebe dushaje cyane tw'ibiti, haba rwose hasa nabi mu buryo bugaragara. Maze uyu mushuti akamubwira ati ni hariya rero usanzwe ujya kugura ibiryo? Maze Willy ati cyane rwose, ati na bya bindi wariye ukanga kubisubiza naha nari nabikuye. Uyu mushuti we ahita amubwira ati yego biraryoshye cyane, ati ariko ntakubeshye iyi resitora iraciriritse cyane rwose, iri ku rwego rwo hasi, ati ntabwo ukwiye kuyiriramo n'urwego uriho, ati ntabwo mujyanye habe na gakeya, ati rwose umuntu wabibona yazahita aguca amazi bikabije. Willy rero arabyitegereza maze akicecekera akamubwira ati nta kibazo, reka n'ubundi njye kugura ibyo kurya tubitahane ubwo turabirira mu rugo. Umunsi wakurikiye rero Willy arongera agasubira kureba Denise abagitungukayo, maze Denise akamubwira ati bose rwose noneho usanze ibyo kurya byashize? Willy ati n'ubundi ntabwo aribyo byari binzanye, nari nje kuvugana nawe. Denise ati nta kibazo rero nguteze amatwi rwose mwambwira. Willy ahita amubwira ati hari ikintu rwose nshaka kukubaza, ati nko kugira ngo ubashe rwose gutunganya hano hantu neza maze hamere neza rwose ku buryo umuntu ahicara nta kibazo, urabona byagusaba nk'amafaranga angahe? Denise ahita amubwira ati byansaba nk'amafaranga angahe? Ati nk'ibihumbi 80 rwose byabinkorera. Gusa nimvuga amafaranga ntimugahite mwumva mu manyarwanda kuko biba biterwa n'igihugu umuntu ari kuvugamo. Ati nk'ibihumbi 80 byabinkorera. Willy ahita amubaza ati ibihumbi 80 gusa se? Ati none se ibihumbi 80 byagufasha iki? Denise atangaye cyane ati boss, ati uri kumbaza ngo ibihumbi 80 byamfasha iki? Ati yumvire nawe ibintu byose byamfasha, ati ibihumbi 80 byatuma rwose mbasha guhaha noneho ibyo kurya byinshi birenze aha, ati ibihumbi 80 byatuma noneho amavuta arajya ngura dukeya ngura ibido, ati ibihumbi 80 byatuma nshobora guhindura n'utu dutebe yenda ngashyiraho utundi dushyashya, ati nubwo twaba duciriritse ariko nta kibazo. Maze Willy rwose yumva ukuntu amubwiye ibihumbi 80 yumva koko kuri we ni ingirakamaro, maze ahita amubwira ati 80 niyo ukeneye? Denise ati cyane rwose. Willy rero ahita akata maze agasubira aho yari yasize imodoka, ubwo abagiye kuzana amafaranga, naho Denise we agira ngo avuze amafaranga menshi, none uyu musore arivumbuye agahita amubwira ati bosi umbabarire rwose niba mvuze ibintu bidashoboka, nshobora kuba nkugoye cyane. Willy akamwihorera akinjira mu modoka maze agahita aterura amafaranga akaza agahagarara imbere ya Denise atakira ati ibi ni ibihumbi 500, ati maze rwose ugerageze hano hantu uhahindure heza kurushaho. Denise areba aya mafaranga maze ubwoba bukamwica agatangira akareba hirya no hino akumva ntazi ibyo arimo, agahita afata amazi agakaraba mu maso akihanagura akongera agakaraba neza kugira ngo arebe niba yaba ari kureba neza. Ahita abaza
ahita abaza Willy ati bose ati aya mafaranga yose se, ati ubu aya mafaranga yose urabona nabasha no kuyafata mu ntoki tutabeshye, ati aya mafaranga ni menshi cyane cyane, ati nakubwiye ibihumbi 80 ntabwo nakubwiye ibihumbi 100. Maze Willy ati nta kibazo rwose ubyumve ko nyaguhaye rwose nabitekerejeho, ati ndifuza ko aha hantu uhahindura heza kurusha, maze rwose abantu bakajya bakugana nta kibazo. Denise rero arumirwa agatangara ukuntu ubwinshi bw'aya mafaranga, arayafata rero mu ntoki maze agatangira kuyakorakora ngo yumve ko ari aya nyayo, ahita akubita amavi hasi agapfukama maze agafata ku maguru h'uyu musore ati bose urakoze cyane, ati urakoze cyane asakuza. Willy rero nawe agira isoni z'ukuntu uyu mukobwa aba amupfukamiye kandi haba ari ku muhanda, maze akamufata akamuhagurutsa ati hoya rwose ntabirenze, ati wowe kora icyo ugomba gukora gusa, ati icyo nkwifuriza ni uko ni ukuri utera imbere, ati kuko ati uri umukozi mwiza, uteka ibyo kurya biryoshye, ibyo ukora urabizi neza kandi urabikunze, icyo rero ukeneye ni ukugira ngo rwose noneho ubivane ku rwego rumwe ubishyire ku rundi, ni icyo nkwifuriza. Denise rero ahita atangira kubwira Willy ati ni ukuri Imana ikumpera umugisha utagabanyije, ati uri umuntu mwiza ku buryo udashobora kubyumva, ati ndumva wagira ngo nibereye mu nzozi. Willy rero ahita asezera Denise amaze akigendera. Denise we abura ahantu abika aya mafaranga, agenda ayashyira ahantu yongera ayahakura, ayashyira ahantu yongera ayakurayo, akongera akayareba, biba byamurenze. Umunsi wakurikiye rero Julie aza gusura Willy nk'ibisanzwe, n'ubundi bakajya gufata ibyo kurya, basoza bakajya mu cyumba nk'uko byari bisanzwe rwose. Bagerayo rero Willy rwose yishimiye uyu mukobwa, ari kumubwira ati uyu munsi noneho ni agashya ni njye nawe mpaka, maze yajya kumuha bizu ku itama, Julie agahita akwepa, aba rwose agaragara nk'uwarakaye. Willy ahita amubaza ati none se mukunzi ni iki kitagenda? Julie ati uramenye ntunkoreho, ati ngiye gusaba ibintu byose ukabinyima ariko wowe ukaba unkeneye mu buriri bwawe, ati oya rwose. Maze Willy ati none se kandi nakwima iki mukunzi? Julie ati ese ntabwo, ati sinakubwiye yuko nkeneye guhindura imyenda yanjye yose ngahindura garde robe yanjye? Maze uyu musore ati none se mu cyumweru cyashize, mu kwezi kwashize ntabwo rwose wari wayihinduye, sinaguhaye amafaranga ukagura ibintu byose wari ukeneye? Julie ati ntumbwire ko rero utekereza ko imyenda naguze mu kwezi gushize nakongera kuyambara, ati ngomba kuyihindura, ati ibintu byose nkabihindura kubera ko ntabwo ngomba guhora nambaye ibintu bimwe. Ati ikindi kandi ati ejo bundi nagusabye amafaranga, atuba umpaye rwose amadolari 500 gusa, ati ayo se urumva yamfasha iki? Ati njyewe ndashaka ibihumbi 5 by'amadolari maze nkagenda nkahindura buri kimwe, nkumva rwose ko noneho naba ntuje. Willy ati ibihumbi 5 by'amadolari, ati ku myenda gusa se? Ati noneho kandi wari ufite n'iyindi mpora nguha amafaranga yo kugura ibyo bintu byose? Undi ati ariko se ntabwo uzi ko icyumweru rwose cy'imyambarire kigiye kuza? Willy ati none se niba kigiye kuza wowe uri umutopu modere ku buryo ugomba guhora ugendana n'ibigezweho? Julie ati rero ugomba kubingura cyangwa ukambwira ko bikunaniye, ati kubera ko ngewe nkeneye rwose umugabo uzajya ubasha kumpa ibyo nkeneye byose, apana kumpa ibyo ashoboye. Ati ikindi kandi ufite amafaranga menshi cyane, ati niba wowe waba ufite amamiliyoni 100 y'amadolari, ngiye nkaba ndi kugusaba ibihumbi 5 gusa, ati ibyo urumva atari nk'agatonyanga mu nyanja? Willy ati reka si ukuyakwima ariko tugomba no kugira imibare, ati kubera ko amafaranga aravuna kuyabona, ati ibyo bihumbi 5 by'amadolari uri kuvuga icyakubwira kugira ngo ngewe mbyinjize imbaraga biba byansabye, ati rero ntabwo umuntu aba agomba rwose gutakaza amafaranga gutyo gusa. Julie akomeza
abwira Willy ati rega sheri ati ntutekereze ko ari ibintu birenze ati ibyo bihumbi 5 by'amadolari nkubwira ntakubeshye nta nubwo rwose byagura ibintu birenze 3 ati ni ukugura ibintu nka bingahe gusa amafaranga akaba yarashize. Willy ati ukaguramo ibintu bitarenze 3 ati ariko ni ukuri nawe urakabije. Ubwo abakivuga ibyo maze Jiri agahita yongera akivumbura akareba hirya rwose yarakaye. Willy rero uba rwose wari wanamwiteguye ahita amubwira ati nta kibazo nzabikora rwose nzabigukorera. Jiri ati urabizi neza ko utari kunkinisha. Willy ati humura ntabwo ngukinisha rwose nzayaguhaye amafaranga ukeneye. Ati urishimye noneho? Jiri ati ndishimye cyane ahita amusimbukira akamuhobera. Willy ati noneho ubu gahunda zakomeza. Jiri ati nta kibazo rwose kubera ko ndanezerewe. Ku rundi ruhande rero hashira iminsi maze Willy agasubira kureba Denise, aragenda rero yaba acyatunguka. Denise aba ari aho ari kubara udufaranga dukeya rwose, akubita amaso Willy maze akabura aho areba, isoni zikamwica akamwaragurika. Willy rero ava mu modoka akaza asanga Denise, aza rwose nawe atunguwe kuko asanga uko yahasize ariko hakimeze, nta kintu na kimwe bahinduye habe no guhindura umutaka. Aza rwose yumiwe maze akaza akegera Denise. Denise ananirwa kureba uyu musore mu maso, akareba hirya agakomeza rwose ari gufata intoki ze yikora mu mifuka yabuze icyo akora n'icyo areka. Willy rero ahita abaza Denise ati mbwiza ukuri ati byakugendekeye gute ko niba amafaranga yose naguhaye ntacyo wayakoresheje, none se baba barayakwibye cyangwa byagenze bite? Denise aramubwira ati rero rwose bosi binteye isoni kubikubwira, gusa menya ko batayanyibye nubwo rwose nayakoresheje icyo ntagombaga kuyakoresha. Willy rero uzi gutega amatwi cyane, umusore ucishije bugufi, yaramubwiye ati mbwira nta kibazo. Denise ati burya rero umusaza wanjye yari afite ikibazo gikomeye cy'amafaranga. Ati ukimara ko mpariye amafaranga rero nahise ngenda maze musakarira ahantu yakoreraga, ikindi kandi mpita asigaye nyafata nyamuguriramo imashini akoresha kubera ko niwe wishyurira ishuri njye sinabasha kurimwishyurira. Ati rero nibura nagira ngo muremere neza akazi yakora kakabasha kumwishyurira ishuri, nanjye nta kibazo nkakomeza ngapfundikanya uko napfundikanyaga, ntabwo twari kubura ibyo kurya. Denise ahita abwira Willy ati rwose reka nanakujyane mpakwereke kuko ni hafi, utagira ngo ibintu ndi kuvuga ntaho bihuriye n'ukuri. Bahita bajya mu modoka rero maze bakagenda bagahagarara hirya gato rwose y'aho uyu musore bakorera. Denise yereka Willy ati dore ni hariya, ati mbere hariya ureba hasakaye ntabwo hari hasakaye, ati n'iriya mashine ureba ku ruhande niyo namuguriye kugira ngo imufashe gukora ibintu rwose akora. Willy ahita amubwira ati hoya rwose ntugire ngo amafaranga wayapfushije gusa, ati kuko n'ubundi warayakoresheje kandi wayakoresheje ikintu cy'umumaro, kuko n'ubundi kwishyurira umusaza wa Minervale ntabwo wari kubishobora, ariko rwose wagombaga kuba warabimbwiye maze ukambwira ko rwose ufite ikindi kibazo kikubangamiye, twari kuba twararebye uko tubigenza, ariko humura rwose nta kibazo kandi ntabwo wayakoresheje nabi. Denise ahita abwira Willy ati urakoze rwose bosi wanjye, ati nari mpangayitse numvaga rwose uzamfata nabi kandi jyewe si uko nteye. Willy rero ahita abwira Denise ati nshaka kuzaganira na musaza wawe nkumva rwose niba hari indi mishinga afite burya umuntu yanamufasha nta kibazo akabyagura bihagije. Ati ariko nanone nawe hari icyo nshaka kugusaba, ati niba byashoboka, ati nagira ngo rwose uze kuntekera noneho mu rugo, ati kubera ko mfite umushyitsi, ati rwose ndakwishyura nta kibazo, wowe urampa fagitire y'uko ngomba kukwishyura. Denise ati nta kibazo rwose ndabikora. Ubwo rero yahise amutahana amujyana mu rugo, maze Denise atangira gutegura ibyo guteka. Yari ari gutegura rero amafi n'ibirungo kugira ngo rwose amutekere. Willy rero ahita amubwira ati hari umushuti wanjye rero tugomba gukura, ubu ndagiye nta kibazo wowe sigara uteka, numara guteka urabibika ibyo kurya neza, ubundi urufunguzo rw'inzu urumpera umuzamu, njye ninza nta kibazo ararumpa, kandi rwose umunsi mwiza wakoze. Denise ahita amubwira ati ndabikora nk'uko rwose mubivuze nta kibazo.
Denise rero aba ari guteka ari kuririmba rwose yishimye ari gukora akazi bigaragara ko kaba kamushimishije, maze Jiri akaza arinjira maze yagera mu nzu agahamagara ati sheri sheri uri hehe, akabura umuntu umwitaba, arahaguruka rero agatangira kuzenguruka inzu yose ari gushaka Willy ariko akamubura. Agera mu gikoni rero nk'ibisanzwe nk'uko yari asanzwe rwose ajyayo, agahita asanga uyu mukobwa Denise ari guteka, aba ari gukata ibintu rwose byo guteka ubona yanezerewe nawe maze ari kwiririmbira. Jiri rero ahita amubaza ati wowe urinde umbereye mu gikoni, maze Denise ati nitwa Denise, atangira kuvuga ibyo maze Jiri akaba amukubise urushyi rwiza ati ntabwo nakubajije izina ryawe, ikindi kandi ntuzongere kunyinjirira mu gikoni wa gakobwa we. Ahita amukurubana ajugunya hanze ati hute vuba nsohokera mu rugo iruka. Denise rero ahita agenda rwose maze agasiga ibyo yakoraga atabirangije, ahita asohoka yiruka. Ahita agenda rero akicara muri salo Jiri maze agategereza Willy ko aza. Willy araza agasanga umukobwa yariye karungu, aba yarakaye bikabije maze abagitunguka. Jiri ati mbwira uriya mukobwa ninde nasanze mu gikoni cyanjye, maze Willy agaseka ati uriya mukobwa rwose nta kibazo ateye, ati ntawe ari we, ati sinakubwiye ko se ari umukobwa usanzwe, ati ntagutere ikibazo, ati rwose nta kibazo na kimwe yateza. Uyu mukobwa rero ahita arakara ati uravuze ngo nta kibazo na kimwe yateza, anyinjirira mu nzu akajya no mu gikoni, ati mbwira ndashaka kumenya ngo ninde. Willy ati ariko ndi kukubwiza ukuri, ati uriya mukobwa rwose ni umukobwa usanzwe, nta wundi mumaro afite kuri njyewe, nta kindi kintu kiri hagati yanjye nawe, ntacyo mubonaho kindi. Jiri ati wanze kubimbwira, ati buretse ndaje mbyishakire, nzamenya ari nde, nzamenya uwo ari we, ariko azambona anyitegure. Willy rero yumva Jiri afite amahane menshi maze agahita amubwira ati ndumva uri kunsindisha kandi ntanyweye, reka njye kwiruhukira rwose, reka njye kwiryamira nkureke ugume mu byawe. Jiri ati noneho unciye amazi n'ibyo ndi kukubwira byose urumva ntacyo bivuze. Willy aramwihorera maze agahita yigendera akigira mu cyumba akajya kwiruhukira. Willy rero buracya maze akajya kureba Denise kugira ngo rwose amusame imbabazi z'ibyabaye. Abakigerayo akamubwira ati ndakwinginze mbabarira ku byabereye mu rugo rwanjye, maze Denise ati ntabwo rwose nakurenganya, ati umudamu uwo ari we wese mu rugo rwe ntabwo yakwihanganira umuntu atazi kandi asanze mu gikoni cye, ati buriya byagaragaraga nabi, ntabwo rwose nakurenganya. Willy atari kuriya ntabwo ari umugore wanjye, ati uriya ni sheri wanjye bisanzwe, ntabwo ngewe rwose ndayimariya, ntabwo ndakora ubukwe, ati ndacyari umuseribateri, ati uriya ni umusheri bisanzwe. Noneho Denise ahita arya umwanda ati ntumbwire ko rwose nakubiswe n'umusheri wawe usanzwe, ati nari nzi ko basi ari na madame wawe none ni sheri wawe bisanzwe. Undi ati yego, ati ariko rwose ndakwinginze mbabarira. Denise ati ubu rwose nibwo mbabaye, ati nari nzi ko nibura ari madamu wawe, ati uriya yarampohoteye kuko ntiyigeze anambaza nibura impamvu naba ndaho ngaho mba naramusobanuriye. Willy ati mbabarira rwose, mbabarira biriya bintu ntabwo bizongera. Denise rero ahita amubwira ati ndakubabariye nta kibazo kuko wowe si n'amakosa yawe, amakosa rwose n'uwari yuriya umusheri wawe, naho wowe nta kibazo. Willy rero ahita abwira Denise ati rero ubwo rwose uze maze usoze ibyo wari watangiye, ati kubera ko rwose ntabwo nahomba ibyo kurya byawe nawe urabizi. Denise ati ntabwo nagaruka iwawe, ati sinagaruka sinkubeshya. Willy ati ndakwinginze mbabarira ugaruke, ati kubera ko buriya Jiri kugira ngo wantekere ziba ari kondisiyo rwose ashyiraho kugira ngo antekere, ati ntabwo ajya apfa kuntekera, ati ngwino ubinsoreze kuko ibyo kurya byawe ntabwo nabihomba. Denise rero arabyemera ariko akamubwira ati nanjye ndashyiraho kondisiyo ko ndi buteke rwose uri aho ngaho utari bugende atagaruka noneho rwose ahita anca ijosi. Willy ati nta kibazo.
gusa nyine bakiri kuvugana Jiri nawe yahise aca muri uwo muhanda ari kwigendera, maze ababonye Willy ahagararanye na Denise ahita avuga ati niyo mpamvu rwose sheri wanjye atakinyitaho, atasigaye atereta kariya gakobwa k'akanyacyaro gasa nabi wagira ngo ni pubere. Ati buretse ariko karaje kambone, ati kagize ibyago rwose ko nkabonye, ati ariko ubundi buriya bari kuganira ibiki? Agatega amatwi ariko kuko yari ari kure ntabyumve, ntiyumve ibyo bari kuvugana, aravuga ati ndaje rwose uriya mukobwa nzamukosora amenye ko ngiye ku mugabo wanjye nta muntu ujya umukoraho. Ahita rero n'ubundi akomeza akigendera ntibanamenye ko rwose yigeze kubabona. Shiri rero aragenda akicara mu rugo maze agahamagara bashuti be babiri b'abakobwa n'ubundi bakaza bakamusanga, maze basanga yarakaye cyane, bakamubaza ati noneho ni ibiki? Ati ni mu ndebe munyitegereze. Ugaba bivuga rwose ari kwizunguza abereka ikibuno cye, abereka uko ateye, ati ni mu ndebe munyitegereze mutekereze ko umukobwa ucuruza ibiryo ku muhanda w'umunyacyaro, umukobwa rwose udasamaje uhora asa nabi yisize imbyiro n'amakara, mutekereze ko yifashe akantwarira umugabo jyewe, ati jyewe Jiri akantwarira umugabo n'uku kuntu kose nsa, n'ubu bushongore n'ubukaka. Aba bashuti be rero bahita batangira guseka bati ngo iki? Bati umukobwa wisize amakara n'imbyiro ucuruza ibiryo ku muhanda akutwarira umugabo wese? Ati ibyo bintu se birashoboka? Ati cyane, ati ubushize namusanze yaje kumutekera, ati none nababonye rwose banahagararanye bigaragara ko umugabo wanjye asigaye amutereta. Ati none ndifuza ko mumfasha maze twamwigisha isomo ry'ubuzima atazigera yibagirwa na rimwe, azajya areba buri mugabo wese atekereze ko hari umusheri yasize mu rugo maze amutinye. Aba bakobwa bose rero bahita batangira kwikaraga bati buretse turaje tumwereke. Bahita bafata imodoka rero maze bakajya hantu Denise abakorera, baragenda rero bagasanga ntabwo rwose Denise ahari, aba ataraza ku kazi. Baragenda bagahita bafata ibintu bye byose bakabimenagura, ibyo acuruza bakabimenagura, ibyo aba yahashye byo guteka byose bakamenagura, y'ameza n'intebe byose bakamenagura, imitaka bakavunagura, basiga ibintu byose nta kintu na kimwe kihasigaye. Gusa baba bari gukora ibyo maze umucuti wa Denise w'umuturanyi we kandi aba araza agasanga bari kuhasenya, ati mwebwe muri bande? Yajya kubabuza bakamwirukankana bamuhondagura, aragenda agahita ahagarara hirya gato maze agafata telefone akabafata video kugira ngo aze kwereka Denise ibyabaye ku kazi ke. Abafata video rero maze agahita yiruka akajya kubwira Denise ibimubayeho. Denise rero ahita azana na musaza we maze bakaza kureba, baza biruka bagasanga nta kintu na kimwe gisigaye, amazi bayamennye, amazi abacuruza bagiye bayafungura bakayamena, umuhanda wose watose, ibintu byose bavunaguye, mbese habaye nko mu itongo. Denise arabireba maze akumva agahinda karamwishe, arareba akavuga ati noneho ndakora iki? Ahita abaza wa mushuti we ati mbese waba hari n'umwe nibura wabonye mu maso? Mushuti we ati kubabona mu maso gusa se? Ati nabafashe na video rwose bose ndabafite ntuhangayike. Denise ati mbabarira rwose iyo video uyinyereke. Denise ati mpereza hano telefone maze ndebe. Abakireba agahita abona kandi ni Jiri n'abashuti be, ahita ahereza telefone uyu mushuti we maze agahita agenda yiruka cyane ajya kuri rwa rugo rwa Willy. Agerayo rero agasanga aba bakobwa n'ubundi bajya kwa Willy, baba bakigerayo bagahita basanga Anayeli nawe yaje kureba Willy ari gukomanga ari ku muryango, baba bakimubona bakavuga bati noneho turabona tutaratatswe n'umwe, hari n'abandi bagenda basanga Anayeli bati wowe uri nkande uri gukomanga kuri uru rugo? Anayeli ati ahubwo nakabaye ari njye mbabaza icyo kibazo kuko uru ni urugo rw'umugabo wanjye. Bahita bafatana rero aba bakobwa bose bagatangira kurwana, intambara ikarota, umuzamu nawe akaza, bose bagatangira kurwana.
Denise rero waza asanga n'ubundi intambara irimbanyije barwana, maze we akaza ahita afata jiri akubita hasi amukuramo ibintu by'ibiperika aba yambaye ajugunya, amuhondagura. Yarabahondaguye bose, uje kumwegera akamuhondagura, bose arabahondagura rwose arabanoza. Yahise rero yigendera maze ajya kwicara ha hantu rwose baba basenyaguye, nubwo ntacyo aba ari buhakorere. Willy rero igihe yatahiye yasanze umuzamu nawe yabyimbye, amatama yabaye amatama, agahanga kabaye agahanga. Akimukubita amaso ati rwose bosi, ati noneho bari bicanye neza neza, ati hano habaye intambara ya gatatu y'isi yose, ati urabona ukuntu bangize. Maze bosi ati none se abajura baba baguteye ku manywa bakaba aribo bakugize batyo? Umuzamu atubonye niyo baba ari abajura, ati rwose bosi, ati ibi bintu byose babinkoze ngerageza kubatandukanya ngo barekere kurwana. Willy atari ku wundi uri kuvuga ibiki wavuze ukerura, abo se ni bande kandi wageragezaga gutandukanya? Uyu muzamu ati Jiri, Anayele na Denise barwanya intambara y'inkundura, ati n'abandi rwose ntarenzi, ati kuko nabonaga hano rwose wagira ngo ni batayo yose yahateraniye. Ubwo rero Willy arumirwa ati uravuze ngo Jiri yarwaniye hano na Denise na Anayele? Undi ati yego rwose baharwaniye. Willy rero ahita ajya kureba Jiri ngo amubaze ukuntu aza kurwanira mu rugo rwe, maze agasanga Jiri rwose afite ibisebe ku matama, agasanga yakubiswe koko mu buryo bugaragara, maze agahita amubwira ati atari kari agakobwa k'inshoreke yawe se kampondaguye bingana gutya? Willy ahita amubwira ati wowe se ahubwo uza kurwanira mu rugo rwanjye ute? Ati ubwo burenganzira ntabwo ufite, ati urakabije rwose, usigaye ukabije kunyubahuka. Gusa nanone Willy ahita ajya kureba na Denise akamubwira ati wowe Denise nakwizeraga, ntabwo rwose nari nzi ko uri umukobwa wabasha kurwana agahohotera abantu, ati urabona rwose ngo wubahuke sheri wanjye maze umuhondagure. Denise rero uba wicaye yanigunze ahita abwira Willy ati none se kuri kuvuga ko namukubise kubera icyo utari kuvuga kuri biriya? Ahita amutungira agatoki nyine ha hantu yakoreraga. Willy arareba agahita yumirwa ati hoya ntumbwire, ati ibi bintu se ninde wabikoze? Denise ati uwo musheri wawe nyine uje kuburanira niwe wakoze biriya, ati niwe wanyangirije ku buryo bungana gutya? Willy ati ntabwo bishoboka, ati ntabwo yakora ibi bintu, ati ubu se araciriritse kuri uru rwego koko? Denise ati ndebera nawe, ati ibintu rwose bankoreye, ati ubu urabona ibi bintu ntari kubyihanganira, ati ntakubeshye nafashwe n'umujinya maze kwihangana birananira, mpita niruka rwose njya kumushaka. Willy ati niki cyakubwiye rero ko ari we? Ati video ndayifite bari kubikora, ahita ayimwereka, maze noneho Willy akumirwa agahita avuga ati burya Jiri ni umusazi ni ukuri. Dore rero ngo Willy arataha noneho rwose yarakaye bikabije, yaragiye maze ahita afata telefone ahita yongera ahamagara Jiri aramubwira atumva nkubwire wa mukobwa utagira ubwenge, ntuzongere na rimwe kungarukira mu rugo utampamagaye kubera ko nta burenganzira ufite bwo kuntungura, urabona amadega yose wakoze. Maze Jiri ati nicyo ubonye cyo kuvuga, ati gusa imikino yawe yose nayimenye. Maze Willy ati ibyo wamenye birakureba, ati njyewe nawe ntabwo twigeze dukora ubukwe, ikindi nta nubwo uri fiance wanjye, ikindi kandi nta n'isano y'amaraso dufitanye, ndumva njye ntacyo mpfana nawe ku buryo wangendaho gutyo. Maze Jiri ati ariko uribuka ko dufitanye rwose urukundo, ati iyo nayo ni isano. Willy ati ndavuze ngo ntuzangarukire mu rugo ukundi uretse gusa bamaze kumpamagara. Denise ati Jiri ati nzahaza inshuro zose nshaka n'igihe cyose nshaka, maze ahita akupa telefone. Ubwo kandi kwa Jiri nyine yari kumwe na za nshuti ze bose bari kwikandakanda bavuga bati urabona ibintu wadushyizemo, urabona ngo baduhondagure hafi kutwica ari wowe watujyanye.
umunsi wakurikiye rero Denise rwose uba noneho nta kintu cyo gukora muri iyo minsi afite, aba yicaye ku kazi ka musaza we, maze akajya kubona akabona moto iraje yicayeho umukobwa. Uyu mukobwa rero aba yayobye, aba ari kurangisha rwose ahantu aba agiye. Abaza rero umusaza wa Denise ati ntiwandangira aha hantu. Umusaza we akabona ntaho azi, agahita abaza Denise ati uyu muntu ntiwamurangira ahantu ari kurangisha. Denise aba akimukubita amaso, maze agahita abona ko ari umukobwa umwe muri ba bashuti ba Jiri. Ahita rero areba neza muri telefone ngo atibeshya, agasanga ni umwe muri bo. Ahita agenda n'uwundi agahita amumanura kuri moto ati dore uyu ni umwe rwose muri ba bandi bansenyeye ibintu. Aba afite agahinda kuko rwose aba amaze n'iminsi adakora. Bahita bamukura kuri moto maze bakamurambika hasi we na musaza we, bagatangira kumuhondagura. Baba bari kumuhondagura rero bagahita babona imodoka ya Jiri nayo iraje, kuko rwose baba bari bafitanye gahunda y'ahantu bari buhurire. Jiri rero nawe aba ari kumwe na wa mushuti we wundi umwe, kuko baba bagiye guhurira ahantu. Araza rero agahagarara ari kubwira iyo moto ngo nive mu muhanda, maze nawe Denise akaba aramubonye, ahita yiruka agahita afungura inzugi z'imodoka, bagahita babamanuramo nabo, maze nabo bakabahondagura koko. Ubwo noneho Denise ahita yaka Jiri urufunguzo rw'imodoka agahita arubika, maze ba Jiri bagahita biruka n'amaguru ya modoka bakayisiga aho ngaho. Bariruka rero bakahungira n'ubundi iwabo, ariko Denise akabirukankana. Bagera mu nzu yabo rero bagahita binjira mu nzu maze bagafunga bagaceceka. Denise ati nimufungure cyangwa uru rugi nduce. Nabo rero bakagira ubwoba bati noneho afunguye yatwica. Ati Imana imudukize, ati uyu mukobwa twiterereje ntabwo rwose twari tumuzi. Agera aho rero akigendera, Denise akabihorera, ariko rwa rufunguzo rw'imodoka akarugumana. Hashira iminsi rero Jiri rwose utapfa kwizima, maze agashaka umusore w'ikosto rwose wo muri iyo karitsiye, akamubwira ati ndakwishyura, hari umukobwa rwose nshaka kunkubitira. Maze uyu musore ati umukobwa rwose ni nko kunywa amazi, ahubwo munyereke maze nkwereke. Barajyana rero maze akajya kumwereka Denise. Jiri bagera hafi aho maze akamutungira agatoki ati nuriya. Uyu musore arareba ati uwuhe se? Ati uriya. Ati uravuga Denise? Ati reka ati shwi. Ati uriya ni ndakorwaho. Aba akivuga ibyo maze Denise akaba akubise amaso n'ubundi Jiri ahita azamusanga ati nta soni wowe. Maze Jiri akajya abwira uyu musore ati ngaho se mukosore, ati muhondagure. Maze Denise agahita afata Jiri ahubwo agatangira kumuhondagura ati ngo iki? Ati ngo bamuhondagura. Ati ahubwo reka nkwereke wowe. Ati ndabona utarava ku izima. Ati ndabona utari igisomo, reka nongere n'ubundi ngukosore. Arongera agahondagura n'ubundi Jiri. Wa musore akigendera akihagarara nk'ari ku ruhande. Maze bamara kumuhondagura Jiri abaza uyu musore ati kubera iki rwose utanabaye? Ati ngo iki? Ati uriya mukobwa ati yirwanyeho, nta muntu n'umwe ujya umusagarira, nta muntu ujya umwiyenzaho. Ati iyo umwiyenjeho rwose aragukosora. Ati kandi ntabwo agira amahane. Ati ariko iyo wibeshye ukazana ibintu byo kumwiyenzaho, ati ni wowe ubihomberamo. Ati rero ntabwo rwose nari kumwegera. Jiri noneho agenda arira mu muhanda nk'agahinja. Ati urabona ngo urambeshye ugatuma bongera kumuhondagura n'ubundi. Aba bakobwa rero barongera bagahura, maze buri umwe wese akajya abwira abandi ati ntababeshye, Imana yo mu ijuru izambabarire sinzongere guhura n'uriya mukobwa. Ati kubera ko nsigaye mba mu bwoba gusa. Ati ikintu cyose gikomye mpita ngira ngo araje. Ati ni ukuri ntabwo rwose nzongera kujya muri iriya mikino. Ati kubera ko uriya mukobwa yakwica neza. Jiri nawe ahita avuga ati uriya mukobwa noneho nanjye naramutinye. Ati ntabaho wagira ngo si umukobwa, ati afite imbaraga. Ati wagira ngo rwose ntabwo ari iz'umuntu w'umukobwa, atagira ngo ni iz'umuhungu kandi nawe witoje. Hashira iminsi mike rero maze nanone Wiri akajya kureba Denise. Ajya kumureba maze akamubwira ati ese ko ndeba iriya modoka iparitse hariya si iya Jiri? Maze Denise ati cyane. Ati niye? Ati dore rwose n'urufunguzo rwe. Ati imodoka ye narayisigaranye, atagomba kuzanyishyura amafaranga yose y'ibintu yangije kugira ngo akure imodoka ye hano.
abakibivuga maze Willy agaturika agaseka, araseka koko agatembagara ati ntumbwire ko wayifatiriye, ati wayifashemo ingwate? Undi ati cyane. Willy ati ni wowe ubundi wabanshoborera, ati bazakwishyure baguhe n'indishyi z'akababaro n'iminsi yose umaze udakora bagomba kubikwishyura ibyo byose. Undi nawe ati cyane rwose, ati ngerega nta muntu ujya umenyera, atuzi yuko ati niyo yaba ari umuhungu ntiyamenyera, atuzi ko yazanye umusore ngo aje kumpondagura, ati kandi uwo musore nawe n'ubundi yigeze kunyiyenzaho ndamukosora, ati yabaye akinkubita amaso rero ubwoba buramwica. Noneho yabaye akibivuga buri noneho araseka yicara hasi, ati ntumbwire ko n'abasore ujya ubahondagura. Maze Denise ati oya rwose nta gutera ubwoba, ati ahubwo twiganirire, atumeze ute, ati amakuru y'iminsi. Maze Willy ati meze neza, ati ariko noneho nari nje kugusaba serivisi ikomeye kurenza izindi. Denise ati mbwira nta kibazo, urabizi ko rwose nta cyananira ngishoboye. Willy ati ubu rero rwose umbona, ati ndumva nshaka kuruhuka mu mutwe, ati ndumva nshaka kwishima, ndashaka guseka, ati ndumva mbese nshaka rwose kunezerwa, ati none ndakwinginze mbabarira dusohokane. Maze Denise ati koko se, ati dusohokane, ati nuko ukuntu umeze, ati ibi byose mbese ngaha maze tujyane. Willy ati cyane rwose ndakwinginze mbabarira, nushaka umbwire ndakwishyura rwose umunsi wose, ariko umbabarire tujyane ahantu twicare tuganire. Baragiye rero bajya ahantu maze barasangira, maze Denise atangira gutera story Willy, yamuteye story Willy aragenda araseka kuko imbavu ziramurya, arishima aranezerwa, maze yishimira uyu mukobwa bidasanzwe. Aramubwira ati ni ukuri ntabwo ubaho, ntabwo usanzwe, ati ubundi mu buzima bwanjye nifuza rwose kugira inshuti imeze nkawe, inshuti duseka, inshuti tuganira ibintu byose, inshuti nisanzuraho, ati ubundi ati wowe rwose unkoreye umunsi. Barasekaga rero maze baseka, Denise agatemba mu gituza cya Willy, Willy rwose agahita amufata nk'umuntu umuhobereye, bari guseka bishimye nta kindi kintu na kimwe bitayeho. Baratashye rero maze Willy ashimira cyane rwose Denise ukuntu uwo munsi yari yamunezereje. Willy rero yakomeje kujya noneho atumira Denise kenshi, akaza mu rugo akamutekera, bakishima bagasangira bakaganira. Maze rero umunsi umwe Willy abwira Denise ati urambabarira rwose, mfite ikintu nshaka kukubwira kandi cy'umwihariko. Ati ntakubeshye naragukunze kandi bimaranye iminsi myinshi, ati uri umukobwa mwiza ku isura, uri umukobwa uzi kwita ku muntu bakundana, ikindi kandi ntakubeshye noneho karite zose nifuza ku mukobwa mwiza urazifite, uri mwiza nyine, uzi kunyitaho, uri inshuti yanjye, ungira inama igihe nyikeneye, ikindi turishimana iyo bibaye ngombwa, ati ni ukuri nabonye rwose uri byose kuri njyewe. Ubwo yabaye akiri kuvuga ibyo ngibyo, maze Denise atangira kwireba, ati ni jyewe uri kubwira ko ukunda se cyangwa ni uwundi muntu? Maze Willy ati ni wowe rwose ndi kubibwira. Denise ati jyewe se wa mukobwa ucuruza bya biryo hariya ku muhanda, ati umusore mwiza nkawe ni wowe wambwira ko unkunda? Willy ati cyane, ati rega ntabwo burya urukundo ntabwo rujya rureba ibyo byose, ati ndagukunda kandi ni ukuri biranyuze. Ubwo Willy yabivugaga yegera uyu mukobwa, maze ahita amwegera aramuhobera cyane, ahita amusoma mu gahanga, ati ndagukunda kandi ni ukuri mbona rwose uri umukobwa umbereye. Denise rero yahise yishima cyane, maze aramubwira ati rwose nanjye ndagukunda cyane, ati gusa byajyaga bintera isoni nkumva kandi ko ibyo natekerezaga bidashoboka kuko nabonaga ntaho byanyura, ati nkabona nta naho rwose byatangirira, ariko uyu munsi ndanezerewe kandi ndagira ngo nkubwire ko rwose ngukunda bya nyabyo, ati kandi ni ukuri warakoze kunkunda, ati kandi warakoze nanone kunyitaho, ati ndakwishimiye
ndakomeye cyane, ati uyu munsi ndumva ndi mu bicu, ati ntakubeshye, ati simbizi rwose niba hari ikintu na kimwe ndi bubashe gukora cyangwa gutekereza, ati kuko ndishimye ku buryo utabyumva, ati ibintu bimbayeho rwose bimeze nk'ibintu byo muri filime, ati ntabwo wamenya ko ari ibintu bya nyabyo, ati gusa nizere ko ibi bintu bitaba ari inzozi, ati kuko sinumva ko ibi bintu byambaho akaba ari wowe uri kumbwira ko unkunda, ati umusore w'umukire muri karitsiye yose abakobwa bifuza akaba ari jyewe wabwiye ngo arankunda. Willy rero ahita amubwira ati ni ibya nyabyo rwose wikwirirwa wigora ubitekerezaho, ati ndagukunda cyane cyane kandi rwose nishimiye uko umeze, nishimiye imibereho yawe ndetse n'uburyo ubayeho rwose ndabyishimiye. Urukundo rwa Denise rero na Willy rwatangiye kuryoha rwose, rutangira rugenda rukura, kubera ko noneho Willy yarasigaye yishimira uyu mukobwa birenze. Iyo yabaga yiriwe ku kazi yavunitse yananiwe yiriranywe n'ibintu bimutesha umutwe, yarazaga maze akigera mu rugo mbere y'uko hari ikindi kintu na kimwe akora agahita afata telefone akabanza agahamagara Denise akamubwira ati wirute mukunzi, ati ntakubeshye iyo niriranywe umunsi mubi mba nshaka rwose kumva ijwi ryawe kugira ngo nduhuke, ati kuko iyo tumaze kuvugana ati mba numva ibintu byose bitagenze neza byose mbyibagiwe, ati mba numva norohewe mu mutwe, mba ndumva nduhutse, ati ntakubeshye, ati uranduhura rwose, ati ubundi ni wowe byishimo byanjye. Maze Denise nawe ati ntabwo rero wakumva ukuntu nanjye njya nishimira rwose kuvugana nawe, ati kuko iyo turi kuvugana nta kindi kintu na kimwe mba ndi gutekereza, mba numva nibereye mu isi yanjye, mba numva rwose ijuru rito ryanjye ndirimo muri ako kanya. Willy rero rwose iyi minsi yose ari gukundana na Denise niwe musore wishimye ubaho, kuko ahora aseka, ahora anezerewe. Akabaza rero Denise ati mbwiza ukuri, ati mbese nitumara kubana ibi byose bizakomeza? Maze Denise ati nabyo se kandi ubifite muri gahunda? Maze Willy ati nyine ndi kwibariza, ati kuko none se sibyo bishobora gukurikira urukundo rwacu, ati ni ukuri ndifuza ko tuzakomeza kumera gutya tugakomeza kuba inshuti, ati maze ugakomeza rwose kujya umpa keya nka kuriya ubigenza, kuriya kuntu rwose umfata neza, ati kubera ko numva rwose unezereza, ati ndakwinginze uzakomeze ujye untekera unyiteho nyine kuriya ubigenza, ntabwo nshaka kuzahinduka. Denise aterega uriya ni njyewe, ntabwo rwose ari ukwishushanya, ntabwo nzigera mpinduka habe na mba, kuko nta n'ikintu na kimwe kandi cyampindura. Gusa nyine Denise yari yarakomeje rwose gukora ka kazi ke. Umunsi umwe rero aba yaje gutekera Willy, maze yaba ari guteka akajya kumva telefone iramuhamagaye, bati ngwino urebe ibintu byawe bari kubikuraho, bari kubisenya. Maze Denise ati ni bande se kandi bari kubisenya? Ati ndaje vuba vuba rwose mu minota mike ndaba mbagezeho. Ajya kugenda rero, maze Willy agahita amufata akaboko ati hoya rwose wikuri ugenda, abo bantu bari kubisenya nabona bibwiye ngo babisenye. Denise ati ngo nguki? Ati ni wowe wavuze ngo bansenyere akazi. Maze Willy ati nk'umuntu rero ugiye kuzaba umugore wanjye, ntabwo wakomeza gukorera hariya, ndashaka ko bagukorera resitora y'akataraboneka, maze rwose ukajya aba ariyo ukoreramo. Denise ati numvise neza, ati uravuze ngo nk'umuntu ugiye kuzaba umugore wawe, ati uwo se ni njyewe wari uvuze? Willy ati cyane, ibyo yabivugaga kandi apfukama, maze afata impeta ayishyira imbere ye, aramubwira ati ndifuza ko rwose unyuzuza, ndifuza ko umbera umugore w'ubuziraherezo. Maze Denise ati koko se, ati ibyo uri kuvuga nibyo wabitekerejeho neza? Maze Willy ati
Willy ati nabitekerejeho neza cyane rwose, ati kubera ko ati ni wowe mukobwa nahoraga rwose nifuza, ati uri umukobwa w'inzozi zanjye, ikindi kandi mbona rwose ari wowe mutima w'urugo nifuza, ati rero ni wowe nifuza ko rwose wambera icyuzuzo cy'umutima wanjye. Abakivuga ibyo rero maze Denise agahita asimbukira Willy akamuhobera ati ndabyemeye rwose, nemeye ko uzambera umugabo ubuziraherezo. Aba bombi rero bahita bahoberana cyane bakanezerwa. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Niba kandi wakunze inkuru z'urukundo zica kuri iyi channel, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, kuko ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.